mananduburira amaso yanjye ku misozi, mbega utabarwa kwanjye kwava he mubimbwire. Uwiteka niho guturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi. Uwiteka niho guturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi. Nizemera kw'ibirenge byawe biteguza, urinda ikuri rinda ndabwihunikira isinzira. Imana irinda abisira ihora ihoriri maso ntisinzira. Imana yacu Imana ni yo murinzi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho, ku manywa izuba ntiriza nijoro ukwe uzamutinya. Ku manywa izuba ntiriza nijoro ukwe uzamutinya. Imana ni yikurinda ibibi byose iteka. Imana ni irinda ubugingo bwawe neza, izakurinda majana none no mu bihe bidashira. Izakurinda majana none no mu bihe bidashira. Oh, hallelujah, hallelujah. Yakoze imirimo ntari gukora, njye umwana w'umuntu ntari gushobora, ntari gukora, njye umwana w'umuntu. Oh, yakoze imirimo ntari gukora, njye umwana w'umuntu ntari gushobora. Yo mana njye umwana w'umuntu ntari gukora. Oh, yakoze imirimo ntari gukora, njye umwana w'umuntu ntari gushobora. Mu bitaro yakoze imirimo ntari gukora, njye umwana w'umuntu ntari gushobora. Muri gereza yakoze imirimo ntari gukora, njye umwana w'umuntu ntari gushobora. Yakoze imirimo ntari gukora, njye umwana w'umuntu ntari gushobora. Njye umwana w'umuntu ntari gushobora.
wakoze mana tuyikusanije hamwe tukuramburiye amaboko ishimwe n'iryawe tukuramburiye amaboko ishimwe imirimo wakoze mana imirimo wakoze mana tuyikusanirije hamwe tukuramburiye amaboko y'ishimwe n'iryawe Yeah. dusome ijambo ry'Imana sanga mu Baheburayo 11 murongo wa mbere tugere ku murongo wa gatatu simbuke uhere ku murongo wa gatandatu dusome ijambo ry'Imana. Umuntu uzi gusoma neza ikinyarwanda yakwegera hino yitonze rwose cyangwa se akafata mikrofone agasoma tukumva icyo Imana ishaka kutubwira muri aya magambo. 11 murongo wa mbere agere kuri gatatu simbuke agere kuri gatandatu undi arambure Abaheburayo n'ubundi 10:38. Abaheburayo ibice 13 11 umurongo wa mbere ugeze kuri gatatu. Reka dusome Abaheburayo ibice 11 umurongo wa mbere kugeza kwa gatatu. Umutwe w'amagambo uravuze kwizera icyari cyo ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Amen. Umurongo wa mbere uravuze ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bizaba ko bitazaba kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamya neza nuko bari bagufite. Yego. Gatatu haravuze ngo kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Yego. Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Imana ishimwe. Gatandatu ibice bitandatu. Umurongo wa gatandatu uravuze ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Amen. Kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Muzamure ibiganza. Amen. Oh haleluya. Amen. 10:38. Abaheburayo bundi ibice 10 umurongo wa 38. Yego. Haravuze ngo
ariko umukiranutsi wanjye no kwizera nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. 39 haravuze ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo dukize ubugingo bwacu. Muvuge ngo amen. Mwongere muvuge ngo amen. Oh haleluya. Nkuza ni ijambo rivuga ngo komeza kwiringira Imana. Yego? Komeza kwiringira Imana. Komeza kwiringira Imana. Muririmbyi yaririmbye ngo imirimo wakoze. Oh haleluya. Mana, imirimo wakoze tuyikusanyirije hamwe maze biduteye kukuramburira iki? Amaboko. Imana ishimwe. Imana yakoze imirimo. Yego? Imana yagize gute? Yakoze imirimo. N'Abisiraheli mbere yuko bagera ku Yeriko hari ibyo Imana yakoze. Yabambukije inyanja itukura. Iyo ni imirimo. Muvuge ngo amina. Yabahaye ibyo kurya mu butayu. Iyo ni imirimo. Yabahaye amazi yo kunywa mu butayu. Iyo ni imirimo. Oh haleluya. Yabambukije Yorodani. Iyo ni imirimo. Imirimo Imana yakoze irahari. Haleluya. Imana hari imirimo yagukoreye, hari ibyo yakoze, na n'uyu munsi iracyabikora, kandi n'ejo izagira gute? Izabikora. Niyo mpamvu yambwiye ngo nkubwire komeza uyigirire icyizere. Iyo yakoze bya bindi n'ubundi izagira gute? Izabikora. Murimbyi irarimbye ngo tuyigirire icyizere, ndabizi Imana izabikora. Ibyo biroroshye. Ibyo biroroshye. Amen. Ndi ku mirimo y'Imana ikora. Hari kuri 31 z'ukwezi kwa 8 2021 njya gutabara nk'uko abandi batabara. Umuturanyi yari yapfushije umwana. Ndagenda ngewe nari mfite ipikipiki. Turagenda duparika ku irimbi ry'ahantu bita muri Nzahaha ku giti. Ndagenda imirimo Imana yarayikoze munzamurira ikiganza. Mbageze abapastori tujya imbere y'imva cyangwa se hepfo y'imva. Mberuka ubuzima, mberuka ibitekerezo. Tumaze kwegerana barambitse umurambo kumva. Ibitekerezo biragenda. Abakonikoni bari bavuze ngo ntituzinjira mu kwezi kwa 8 ngewe ngihumeka. Yewe bajya gutira imbaraga hanze. Barabinoza birarangira. Ariko Imana iravuga ngo komeza ubeho. Baratangira gahunda ngewe simpari. Sinzi biri kuba. Ndahagaze. Barashingura. Bararangiza.
nza guhumura amaso, n'ubundi narindi kureba ariko ntacyo narindi kubona, sinarindi muri iyo si. Njya guhumura amaso mbona abafundi bari guforonda. Bararangiza guforonda, abashyiraho indaho barazishyiraho, sindi kumenya. Bararangiza, abo twazanye bose gushingura bagira gute? Barataha. Jambo ry'Imana riravuga ngo ababyeyi bawe bazakwibagirwa, bazaguta, ariko uwakwanditse mu kiganza ntazagira gute? Ntazaguta. Niwo muririmbyi twaririmbye ngo ntabwo izemera ko ibirenge byawe bigira gute? Biteguza. Ngwikurinda, muvuge ngo amina. Ntabwo ihunikira. Ababyeyi baza bahunikira, abayobozi baje bahunikira, ariko Imana yacu ntabwo igira gute? Ntihunikira, ntisinzira. Barataha. Njyewe ntabwo ndi umuntu wo kutamenyekana. Icyambere, ndi umuvuzi mu buryo busanzwe, aho kuva kera mbafite ivuriro. Abantu bose narabavuye, kandi abo twari turi gushingura cyangwa se abari bagize ibyago ni abaturanyi. Urumva rero abantu bansize kwirimbi baragenda, yewe na mushiki wanjye tuvukana ni gitifu. Muzi ko mu bihe bya korona bacungaga umutekano mu buryo abantu bashingura mu buryo bwubahirije amabwiriza. Nawe yari ahari, abandi bagiye, nawe agira gute? Aragenda. Musaza warahasigara. Muririmbyi yararimbye ngo ibyishingikirizo bireke, ibyo ubanza amaso bikureho. Kandi ntabwicirwa inzira. Oh, haleluya. Uwo munsi n'ubundi aba baratashye bansiga kwirimbi, mbagaze. Imva niyi. Imirimo Imana yarayikoze cyangwa ntiyayikoze? Tuyizere cyangwa ntituyizere? Hari hapfuye umwana w'umukobwa w'imyaka 21 wo kwa mwarimu bizinda ku giti. Korari yaririmbaga muri korari ya mbere Sharomu, nabo baza kumushingura. Abahansanze bibwira yuko nanjye nategereje kugira ngo nanjye nifatikanye nabo gushingura. Baraza baratangira bararirimba, ubwo sinzi biri kuba. Njye kubona pasiteri twakoranye umurimo muri Nzahaha, niwe wayoboye umuhango wo gushingura. Ndagira ngo nkubwire iri jambo Imana yampaye ngo nkuzanire, ukomeze wiringire. Komeza wiringire Imana. Uwo mupasitoro njye kubona mbona mpumutse amaso, ndamubonye aza yirukanka, yacererewe, nuko aza atambuka. Niba yarambonye niba atarambonye, antambukaho yirukanka, aragenda ajya guhagararira umuhango hariya. Wirirwa magambo yagushize mu kanwa ngo ntibakugezeho, ngo ntibagize gute. Atangiza umuhango, bararirimba, barashingura. Barangije gushingura, hari na korari, bose aheza mu ijuru barahaguruka bagira gute? Barataha. Baransiga. Umupastori, umuganga, baransiga.
biteguza, ikurinda ntihunikira, ntabwo isinzira. Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso, izamurira ikiganza. Ihora iri maso, ndisinzira. Byari saa 7, saa 8 ziragera, saa 9 ziragera, saa 10 ziragera, umupasitori ari kwirimbi. Saa 11 ziragera, umupasitori ari kwiki, ari kwirimbi. Saa 12 zibura. Ntabwo burya umuntu ananirwa kubera ko afite ubuzima. Umuntu ananirwa kubera ko afite ubuzima. Yo nta buzima nta munaniro. Umugabo w'umujenama, niba ari umujenama mu Gaturika, witwa Tonesiti wo mu Gacaca, mu cyumweru gishize yari yapfushije umwishywa we. Araza aje gusura imva muri gahunda zabo bagira, aje gusengera igituro. Araje sinamubona, ariko warambona ndi kwirimba njyenyine amasaha yose. Ndagira ngo nkubwire, ongera wiringira Imana. Citse intege, ariko ongera wiringira Imana. Irahari. Vuga ngo amina. Ariko igize gute? Irahari. Nuko aragiye arasenga, arangije gusenga aravuga ati ariko atashye uyu muntu uko namusanze aha, none akaba kiri aha ngaha, kandi bukaba uko ahagaze ariko ahagaze. Uyu muntu ko ari umupasitori, uyu muntu ko ari muganga, uyu muntu bimeze bite? Nanjye ngende noneho njye kubona, mbona ndahumutse, mbona ndamubonye. Araza nyegera, ariko afite ubwoba. Araza nyegera, atinya kumvugisha. Ari gutinya nde? Pastori. Hari ibyo abantu bihangizaho ngo nge ndi umuntu w'Imana. Buretse Sarura riraje. Noneho aratinya koko, asubirayo, aragenda arataha. Ageze ku kagari, kukwirimbirira ku kagari, ahamagara mushiki wanjye. Fata telefone. Yewe uri hehe? Ati natashe ngeze ku muhanda. Ati garuka wihuta ndagushaka. Mushiki wanjye agaruka yihuta, ageze ahageze ati ngwino nkwereke. Basanga bose bagize gute? Bahansize. Saa 12 mukabwibwe, butangiye guhumana. Noneho njye kubona mbona araje. We n'umugaturika wo mushiki wanjye, ubwo ari kumwe n'umujyanama wo mu Gaturika uyoboye santrali ya Giti. Baramfashe. Abarokore bagize gute? Bahandaye. Abaririmbyi bagize gute? Bahandaye. Abapastori bagenzi banjye b'imisaraba inagana bagize gute? Bahandaye. Urumva utakwiringira Imana? Araza aramfata, mbona mfashe gutya. Noneho mbona birakunze ko ngenda ntera intambwe, ariko icyo gihe cyose nari mpagaze aho ngaho. Arambwira ati tugende. Ati tugende. Tutera intambwe turagenda, angezaho ipikipiki yangiri. Arambwira ati urashobora kuyigendaho? Ati ndabishoboye. Ndayurira.
bategereza ko natsa baraheba, baravuga bati ntabwo bikunda ko iyi moto ayigendaho. Abantu bari bafite amamodoka, abantu bari bafite ibikoresho bindi, baraje baransiga, basiga moto yangira aho ngaho. Nuko baranjyana mu kagari, banjyanye mu kagari, mbona umugaturika aratangiye arasenga. Bikira Mariya agira gute? Arasenga. Mbona barokore nabo baraza, nabo bashyiraho ayabo, ariko ayo umugaturika niyo yabanje. Ari gusengera nde? Pastor. Niyo mpamvu ibi bintu bene data mujya mubyitondera. Muririmbyo yararimbye ngo nje ndiki? Nje ndi umukristo. Oh haleluya! Nje ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose. Ngeze kugupfa. Byo kuzamura intugu ngo ndi umudiyakoni, ngo ndi umushumba, ngo ndi umupastori, ngo ndi bisige. Itonde. Ariko nje ndi umukristo. Muvuge ngo amina. Ariko nje ndi iki? Nje ndi umukristo. Barambaza atangwa ugeze nihe? Ati ni mu kagari. Ati ushobora kugenda? Ati ushobora kujya imuhira? Ati tugende. Turagenda n'amaguru. Ibyo kwibuka ko mfite moto ibyo ntibirimo. Ndagenda bangeje mu rugo, barambaza ngo ese ahangaha tugeze nihe? Ndi ni mu rugo iwanjye. Kuva nabasubiza ayo magambo sinongeye kumenya ibyo kwisi. Hari kuwa gatandatu bigeze mu masaha 4 z'ijoro, banshira mu modoka banjyana kuri centre de santé, sinza amakuru, ngenda banjyana bamba transfering igihundwe, sinza amakuru, nongeye gukanguka kuwa mbere mu gitondo. Haleluya. Nakangutse ntero, ari nacyo ndangirizaho. Imirimo. Oh haleluya. Imirimo dukorera Imana, iyi mirimo ifite umumaro munini. Yesu nashimwe. Njya mwiyerekwa. Ngiye mwiyerekwa, njya kubona mbona madamu yarandwaje na mushiki wanjye uwo nguwo gitifu, baratangiye bankozeho. Ko tubona ubuzima buhindutse, ko tubona atari gihumeka. Ubwo ndi mwiyerekwa, noneho baratabaza ati muganga nimuze muturebere, turabona umuntu wacu byagize gute? Byahindutse. Ngiye kubona mbona abaganga baraje, bangiyeho n'ibyuma, bangiyeho barampimye, baravuga ngo byagize gute? Byarangiye. Ndi mwiyerekwa, mbona mushiki wanjye na madamu bararira. Noneho abaganga bahamagara abatravayeri ngo baze batware umurambo. Ubwo madamu yatwikiriye, yatwikiriye. Noneho abatravayeri nabo baza birukanka. Burya hari abantu baza birukanka bumvise ko byarangiye. Mu gihe ibintu bikiriho ntibaza, ariko nibumve ngo byagize gute? Byarangiye, bazaza bagira gute? Birukanka. Nuko baraza banterura ku gitanda, banshira muri brancard, mbona baranjyana. Banjyanye muri murugo. Madamu na mushiki wanjye ubwo barashoreye. Tugeze muri moruge, mbona barakinguye,
ndagira ngo nkubwire neza wari umaze gucika intege mu kwiringira Imana ariko ongera uyiringire Imana yacu iriho muvuge ngo iriho Imana iriho bene data yewe wa mukobwa we Imana iriho yewe wa mudamu we Imana iriho nawe wa mugabo we Imana iriho muzamura ikiganza Imana iriho bangejeje muri morgue bakurura akabati baranjanye muvuge ngo amina ariko muririmbye aririmbye mu gukorera Imana nta gihombo kirimo ubikore neza maze wirebere oh haleluya barakuruye baranterura banshira muri rya kabati noneho baratsindagira basunitse babona ibitugu byinjiramo amen haleluya muvuge ngo amina ariko muvuge ngo amina ariko babona ibitugu ntibyinjiramo ntabwo bizinjiramo yego yego ntabwo ibitugu bizinjiramo ntabwo bizinjiramo oh haleluya ashe duhereye nuko bakora ibishoboka byose kugira ngo bagire gute binjize ibitugu biranga ariko Imana yo muvuge ngo amina irabemera ati nimubyinjize ariko isaha yanjye igiye kugira ngo ntabare oh haleluya birakunda koko barabyinjiza bagira gute barasunika birarangiye ngiye kubona mbona madamu na mushiki wanjye basohotse bagira gute barira numvijwe muvuge ngo amina oh haleluya numvijwe ati umukozi wanjye oh haleluya ati mugaragu wanjye ati byagambiriwe byose mbihinduye ubusa kubera ko wankoreye umurimo icyambere ukiranuka muvuge ngo amina kubera ko wagize gute wankoreye umurimo ukiranuka icya kabiri utishakira iki icyubahiro aho gushaka ku izina ryanjye rigira gute bishyirwa hejuru ndakugaruye ngaho baho vuga ngo amina ariko vuga ngo amina ariko bwira mugenzi wawe mukore mu kiganza umubwire ngo baho haleluya kumbe kwa kundi bagendaga bangira batya ubwo amaserumu ari guhuruduka biri guhuruduka bangira gutya noneho amaboko akagenda gutya ubwo amaserumu akagira gute agahuruduka mu bitabo igihundwe munarinde Imana tibaho narindi mwiyerekwa umvaga rageze ako kanya ubundi umuntu yava muri koma yari muri koma ibibazo byose abirangiriza aho ngaho nta gahunda yindi aba afite ariko niyo anava muri koma ayivamo buhoro buhoro siko mubizi se ayivamo buhoro buhoro ariko kuko Imana yavuze ngo baho oh haleluya nayivuyemo pa banyivuyemo muvuye ngo banyivuyemo
ndatangira ndahanura rero. Umushumba wageze ati nkamubwira nti kuva ejo ubyuka kugera ejo bundi ujya kuryama byari bimeze gutyo. Abantu baratinya, abayobozi ba leta baratinya kungeraho, abayobozi b'itorero baratinya kungeraho. Ubwo bari bansize kwirimba ni bande? None mbaye muzima n'ubundi bongeye gutinya kugira gute? Unyegeye. Abandi barabihindura ati yasaze. Akava yamara kundeba, Imana yamubwira ibintu bye byose nibyo yakoreye munsi y'igitanda. Agasohoka bebera, akagenda akabwira undi ati ugiye he? Ati ngiye gusura Pastor Lazaro. Ati yasaze wowe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ababyeyi bawe bazaguta, inshuti zawe zizaguta, ariko Kristo wakwanditse mu kiganza ntazera gute azaguta. Haleluya. Ndi ku mirimo y'Imana, ndi ku mirimo y'Imana. Nugusenga nicyo cyanzanye. Usengera Imana, usengera Imana. Hari ibyifuzo ufite utangiranye aya masengesho, nukugira ngo tubibwire Imana. Byaba ari iby'iri torero, byaba ari ibyawe ku giti cyawe, wowe gusa yigirira iki icyizere. Muri njye niwe yaririmbye ngo ndabizi Imana izagira gute izabikora. Muvuge ngo amina ariko. Musi umwe ndi umuyobozi w'ikigo nderabuzima cyo ku Nkombo. Abantu bariba, Imana irambwira ndi mu mashesha ati Satani yamaze gukora ingamba zo kugira ngo agushyire mu nzu y'imbohe. Atariko ndirahiye ntuzayikandagira hehe no mu muryango. Imana iravuga cyangwa ntivuga? Imana irakora cyangwa ntikora? Amen. Amen. Haleluya. Nta mpamvu rero yo kutayigirira icyizere. Yego. Nta mpamvu yo kutayigirira icyizere. Kuko ibyifuza igira gute irabikora. Ndagenda nshitse ku kigo nderabuzima, mbita mfata responsabilité, nzihereza uyu nguyu ushinzwe farumasi, uyu nguyu ushinzwe iki, uyu nguyu ushinzwe ibi, ibintu byose ndabitanga. Ngewe nsigara mu rufunguzo rwa biro. Noneho nibagirwa ko hejuru hari pano solaire, sinagira uwo nzishinga. Nawe wakwibagirwa ngo umuntu yarize reka da Imana niyo nkuru. Ngo umuntu afite amafaranga reka da Imana niyo nkuru. Baragenda nijoro, abajura baraza maze bareba bya bindi ntagize, ntashinze umuntu, abari byo batwara. Mu gitondo muri urumuri rw'izuba ndirwajya muri bateri, kabiri gatatu ngiye kubona mbona amatara nta, ariko bayakuraho nari ndi kubyumva, nari ndi kubibona kuko nabonaga amatara agira gutya, positive na negative bihura. Noneho nkabwira mama w'abana ati genda ubwira abana bari cyo gucokoza amatara. Kumbi ibisambo biri kugira gute birazijyana. Hashize iminsi ibiri ndataka ati yemwe ati baranyibye ati amapanoso ati nindu yibye. Uri kwigirisha urayapakiye uyajanye iwanyu, none ngo barakwibye wo hamwe. Umudiyakoni twabanaga ahita afata umwanzuro, yari umuyobozi, aranshorera anjyana kuri komine bajya kumfunga. Kandi ntiyambwira igitumye njyana, njyewe nari ndi mu kirere gusa ntazi ibyo ari byo.
angejeje imbere ya opeji tikuramo inkweto. Ibintu birahindutse. Hari byo abantu baje bigira ngo ngewe ngo nakwereka ngo bashaka bakamfunga buretse ntacyo urabona kuvuga ibyo utazi baba. Mukandi kanya ariko nubwo byagenda gutyo Imana yari irahiye ngo ntabwo uzayikandagira no mu muryango. Haleluya. Imana yaravuze nuko arambwira ati kuramo n'umukandara kuramo n'isaha ubwo ndafunzwe. Noneho arambwira ati niba ari mu buhanga bwabo bw'abagenza cyane ati rero mugira inama ati ndureba bari abantu bafungiye hariya ati niwemera kuzishyura izi pano soreri utunge kure gutahi. Ndamubwira nti watinze mpereza urupapuro ngewe ukigize Lazaro umuyobozi wa centre de santé ku Nkombo nemeye kwishyura. Ubwo narazijyanye nemeye kugira gute kuzishyura kandi amhereza ukwezi uzabuzigize gute uzabuzishyuye. Ndagenda bahita bampa mutation disciplinaire bamvana ku Nkombo ku cyaha ntakoze ntazi n'amakuru yacu banjyana mu Bushenge. Mu Bushenge mpageze ninde bajyanye muri formation Indera ni Lazaro. Ninde bajyanye muri formation ikabwaye ni Lazaro. Amafaranga ndagira nte ngayaruye naje hariya bakiyita mu gakinjiro niho pano soreri nazikuriye ngibye sinzi niba uri kubyumva. Ndagenda ndazishyura ndazitanga ariko umuwapeje arambwira ati amafaranga yahuraga n'ibihumbi 220 uzayanzanira mu ntoki. Nanjye ndamubwira nti nzayazana. Noneho mpita mbona ko ninyamuhereza ashobora kugira ukuntu abigenza ati ntabwo bya bintu wabyishyuye. Bata amafaranga nanjye ndagenda nyishyira kuri konti ya centre de santé. Noneho umwoherereza bordereau de version nzimwoherereje duhuriye imbere ya banque populaire beka Kamembe ngiye kumubwira nti narabyishyuye bya bindi arishima aravuga ati noneho ati ntakikungiza ati Imana nubwo byagenda gute ati ndagufunze. Ubaranterura angubita mu modoka inyuma agiye kumfunga ariko Imana yagize gute yaravuze. Ndagira ngo nkubwire iyi Mana komeza uyigirira iki sere. Angubita mu modoka nanjye abwiye umushoferi ati niwihute hari Kamembe inyuma hari Kasho. Nanjye ndavuga nti byarangiye kujya mu byo nabyarangiye ariko Imana itabara muvuge ngo amina. Umuwapeji wa Gisuma witwaga Robert ari kuri moto ya Dete araza bahurira harya imbere kwa Hamedi abazi Kamembe. Noneho bamaze kuhahurira uwa moto arahagarara n'uw'imodoka arahagarara. Uwa moto araza azakuramutsa uw'imodoka. Noneho amuramukije ajya kureba abona imbere ndimo. Ubwo Imana ishaka gukemura ikibazo iteza ikindi. Yari yafashe umudamu we umwana we arwara impiswi. Mama Kadogo arwara arahitwa umwana arahitwa ajya mu bitaro. Nari chef wa service ya pediatrie bashaka umutsi barawubura. Abadogiteri bashaka umutsi batema barawubura. Baravuga bati rero twagiye mu ivuga butumwa na Dr. Eliazari twagiye mu ivuga tumindura. Baravuga ati nimutegereze Lazaro kwaza naramuka bubuze basi mu bishimo. Inzira z'Imana ni nyinshi.
ndaje nirukanka mpageze mu bitaro nitonda muvuye ngo amina. Ariko uyu murimo uwo ari wo wose, waba wo gucuruza, waba wo kugira gute, hari abantu bawukora bawushakamo inyungu, ariko hari n'abandi bawukora ari umuhamagaro. Muvuge ngo amina. Uwo murimo akaba ari kuwukorera mu Imana. Oh haleluya. Akaba ari umuhinzi uhingira abandi, ariko ari umuhamagaro. Akaba ari umukozi wo mu rugo, ariko akaba ari umuhamagaro. Nditonda muvuge ngo amina. Ariko ndamuhambira nsanga ahantu hose bahatobaguye, noneho ndareba neza, Imana impereza umutsi, nditonda ndakubita, ngiye kubona mbona amaraso araje, ndafunga byihuse, serumu iramanuka, serumu iramanuka, nyuma y'iminota 30 umwana atangira kugira gutya, nyuma y'iminota 40 umwana atangira kurira. Oh haleluya. Ise asohotse mu bitaro agera ku mabotike, uwahaye mitsingi, uwahaye primusi, ati umwana wanjye arakize, umwana wanjye agira gute, arakize. Noneho niwe duhuriye rero hariya bagiye kumfunga. Muri ibyo ku Gisenyi niko yaririmbye, inzira z'Imana we ni nyinshi, iyo yashatse kugusubiza ntiyabura hinyuze igisubizo cyawe. Iryo joro umwami abura ibitotsi. Muvuge ngo amina. Ariko urumva aho tugeze ahangaha hari impamvu iriho urabona yo gutuma utizera Imana. Nuko anebye ati uyu nguyu uko arimo, ati ndeka, ati ndamufunze, ati ndamufunze. Barasohokana bajya hejuru gutya kwa Hamedi, baratangiye baravuganye, undi ari gutya ati ntabwo nzi ndamufunze, ariko ijuru ryaravuze ngo muzayikandagira na hehe no mu muryango. Ni Imana cyangwa ntabwo ariyo? Arampamagaye, burya hari igihe cyo kwisobanura n'igihe cyo kutisobanura. Oh haleluya. Nagiye mpageze, nagira ngo mvuge ati ceceka, nagira ngo mvuge ati ceceka, ndagufunga. Undi nawe yitonze aramubwira ati rero uyu nguyu we ntashobora gufungwa, bakubwira ngo afungwe, ngewe wafunga, kandi ntabwo yamufunga. Ati mumbe mucyure, muvuge ngo amina. Ariko mumbe mugira gute, mumbe mucyure, ibibazo byiwe uzagire gute, uzabibaza. Iyo Mana tuyizere cyangwa ntituyizere? Niryo jambo nakuzaniye uwo munsi natashe kuri moto, nagombaga kurara mfunze, ariko kubwo kubaha Imana, kubwo gukorera Imana, kubwo gusenga Imana, mushumba yabivuze na mwarimu yabivuze, kubera ko Abisiraheli bumviye ati umunsi wa mbere muzazenguruke musubirire mu mahema yanyu, umunsi wa kabiri muzagira gute, muzenguruke musubire mu mahema yanyu, nimugera ku munsi wa karindwi muzazunguruke inshuro zingahe, 7. Inkike aho buri wese ahagaze zizagira gute, zizaribuka. Haleluya. Kandi niko byagenze. Ndagira ngo musengere Imana. Waba warageze aho ucika intege mu kwizera, ukabona inkike ari ndende, ukabona urugamba ari runini, ari rugari, ukabona bidashoboka, ndagira ngo musabe haguruke dusenge Imana. Ndagira ngo haguruke dusenge Imana. Niba wari ari Imana itabara, ari Imana isubiza, ari Imana ibesha.
kwizera ni ukumenya udashidikanya. Warashidikanije ariko birashoboka. Imana igambiriye kubikora kandi yarirahiriye kwizabikora. Haleluya. Nubwo hariho inzitizi, nubwo hariho imipaka, nubwo hariho amawa, ariko Imana izabisohesha umwete wayo. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'iyi si. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha. Kwizera ariko nasubira inyuma umutima wanjye ntabwo uzamwishimira. Iryo ni ijambo ry'Uwiteka. Ongera uyigirire icyizere, na Bibiliya izabikora. Katugusengera Imana, haguruke tugusengera Imana. Byose irabishoboye kandi igikora imirimo ya yindi yarayikoze, n'iyi ngiyi izayikora kugira ngo yiyubahishe. Haleluya. Izayikora kugira ngo yiyubahishe. Kadusenge. Uhoraho Mana isumba byose, mu izina rya Yesu Kristo, ni wowe wahamagaye aba bantu, ni wowe wahamagaye aba bagabo, ni wowe wahamagaye aba bagore, ni wowe wahamagaye aba basore, ni wowe wahamagaye aba bakobwa. Iri torero ni wowe warishyize aha hantu. Waravuze ngo ribeho ribaho kuko uri nyiraryo. None ibyiringiro byaraheze, ibyiringiro byaratakaye, ariko uko wari urejo n'uyu munsi ni kuri kandi ni kuzahora. Uri Imana ishobora byose, wakoze imirimo data wa twese mwiza. Oh haleluya. Na n'uyu munsi uracyayikora kandi uzongera uyikore. Dusengeye bene data, urugamba bahagazemo, intambara bahagazemo, ni wowe wenyine wo kuzikemura, ni wowe wenyine wo kuzirangiza. Tubingingiye Imana kugira ngo ukuboko kwawe kwiza kubane nabo, ubakingurire imiryango n'amadirishya by'ijuru, kuko uri Imana isubiza, kuko uri Imana ibeshaho, kuko uri Imana ikora imirimo. Mu izina rya Yesu Kristo. Werareba akabona nta nzira, ariko inzira zawe zirenga ibihumbi. Ngwino, 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 ngwino. Uwiteka Mana, turagushimiye, turagushimiye kuko buri wese umwigaragarije kandi kumutabaye, kuko uri Imana itabara. Ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami n'Umukiza wacu tubisabye. Amen, amen. Mumpere Imana amashyi mwishimire. Nanone reka dusengere abarwayi. Sengera abarwayi. Imana irakiza bene data. Haleluya. Imana irakiza. Imana irakiza ibyo abantu batashobora, ibyo abaganga batashobora. Yego. Imana irakiza. Imana ikora imirimo. Imana igira neza. Haleluya. Haleluya. Muganga wacu Yesu, Umukiza wacu, ni
rikuru rwose dushimiye umucunguzi imyaka yacu yose indirimbo z'Imana nizo zidushimisha turirimbane tuti Yesu Yesu Yesu. Ongera ugirire Imana icyizere, ongera ugirire Imana icyizere, ongera ugirire Imana icyizere, no kubikora izabikora. Reka mushiki wacu asenge. uri Imana yacu nziza, si ubwa mbere tubonye ukiza, aba ntago ari ubwa mbere ugiye kubigiraho gukiza, kuko ugeze mu mudugudu wa Nayini wahuye n'umugore uri kurira wapfushije umwana uramuzura. Kuzura nibyo bikomeye kurenza gukiza. Aba bantu bose ukuboko kw'Imana ni kubageraho kubakize. Bibiliya irambwira ngo wageze kuri uyu mwana ukora ku kiriba, arangije ngo arabyuka uramuhagurutsa umuhereza nyina. Abantu nubakize uburwayi bwose bafite, abarwaye umutwe ubakize, barwaye amaboko ubakize, barwaye umugongo n'agatuza ubakize, abarwaye mu nda ubakize, barwaye ibikanu ubakize, abarwaye amaguru ubakize, imibiri yabo nibe mizima mu izina rya Kristo Yesu. Imana Data wa twese, abarwaye indwara z'amayoberana aba bose nubakize, barwaye indwara z'abadayimoni aba bose nubakize mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zibageraho, imbaraga z'Imana nizibakize mu izina rya Kristo Yesu. Imana ikiza ntago dastidi binista tola ala dastidi bi toni inimini dota. Dukiriza ababyeyi, dukiriza abakobwa, abasore n'abagabo, aba bose nibakire mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze Mana kumvise gusenga kwacu, kandi twizeye tudashidikanya kubakijije. Niyo mpamvu tugukomeye mu mashyi, ababyeyi bakaba kuvugirije impundu, izina ryawe nishyirwe hejuru, kuko uri Data wa twese mwiza. Amen, amen, amen. Umuntu mu bantu bapfukamye mwe muhagaze hano, mu bantu bari hano hari umuntu babwiye ko arwaye kanseri. Niba bize, niba bikikekaho agira atya, urahari. Abari usi abandi mwese mujye, abantu bafite ikibazo cya kanseri abari bo basigara bonyine, tugiye kubasengera Imana mwenyine mwenyine. Hari umuntu Imana igiye gukiza muri mwese. Mupfukame hariya, pasiteri yongera agaruke, mupfukame hano. Abantu bafite ikibazo cya kanseri, harimo umuntu Imana igiye gukiza, kandi muzaze mushime Imana. Uko mupfukamye aha ntago ari uwo babihanuriye, kuko twese barabiduhanurira bakatubwira ngo Imana idukije. Ariko nse abantu bari ku muryango begekeho urugi, bakinge begekeho urugi. Iyo turimo dusenga, ndashaka ko umuntu ubizi neza pani by'ubuhanuzi akaba abyiyiziho. Ninde pani yuvuga ngo barampanuriye? Mukecuru yego nawe. Pani yuvuga ngo baraguhanuriye, ngo barakubwira ngo kurwara kanseri. Abantu babizi neza, babifitiye ibihamya, bafitiye ibimenyetso, kuko iyo turi mu masengesho nk'aya ngaya dusengana n'abantu bafite ibimenyetso, bazaza bakazaza bafite iki? Ibimenyetso. Mupfukama ahangaha hano hino mujye ahangaha, ku buryo Imana nibakiza. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Nitumara gusengera abangaba, turasengera abantu bakeneye urubyaro, harimo wa mugabo wazanye amarira menshi. Ese murabyemera ko Imana yacu itanga urubyaro? Murabyemera ko Imana yacu ikiza? Haleluya. Tugiye gusenga Imana, dusengera abangaba,
abangaba turashaka ko bazaza bagashima bafite ibimenyetso by'uko harimo umuntu Imana iri bukize kanseri muri mwebwe muri hano. Rero mwinginga Imana, kandi Imana kubakiza mwese samyangira ntago ibanani, ntago biyinani, ntago biyinaniye, ntago biyinaniye. Yesu abaho umugisha. nanone kandi Mana mu izina rya Yesu duhagaze mu ijambo ryawe, turambuye ibiganza kuri aba barwayi mu izina rya Yesu Kristo. Hari umudamu, hari umuntu wari umaze imyaka 38 arwaye, yari yarabuze umujugunya mu kidendezi. Ubwo burwayi yarabumaranye imyaka 38. Oh Yesu, uhageze, 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 uhageze. Urategeka ati niwikorere uburiri bwawe ugende. Aba bene data turabasengeye, abashiki bacu turabasengeye, tubarambitse ibiganza kugira ngo ugende mu nyama, kugira ngo ugende mu magufa, kugira ngo ugende mu maraso, kugira ngo ugende mu ngingo, kugira ngo ugende mu bwongo mu izina rya Yesu. Maze uburwayi bukurweho mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Nibakire gukira, nibakire gukira, nibakire gukira. Muganga ushinzwe abarwayi, shinzwe abarwaye kanseri, naze agende mu nda, agende mu mara, agende mu magufa, agende mu bwongo, agende mu nyama, akora imirimo, 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 kandi nayo umunsi uracyayikora mu izina rya Yesu Kristo. Abeshiki bacu nibabe bazima, nibabe bazima, nibabe bazima mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Turagushimiye, turagushimiye ukoze igitangaza kandi kubunamuye, kubaremeye igitangaza, kubaremeye igitangaza. Tugushimiye ibyo, tukuvugirije impundu, dukomeye amashyi. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen, amen. Iri ni tangiriro ry'umunezero wanjye, aha ni umutwaro wavuye ku Mana, ndashima, ndashima wa Yesu, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima, yewe ndashima, ndashima wa Yesu, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima. Gira umwete, gira umwete winji mu maraso, uzashira winenge imawa, yewe ndashima, ndashima wa Yesu, ariko cyane cyane
ndashima ndashima umusaraba wa Yesu ndashima ya abasabe muhaguruke cyane cyane abantu bazi umubabaro wo kudatunga umwana. Kutagira umwana ni ikintu kibi. Kutagira umwana n'abakobwa abantu bose muhaguruke. Kutagira umwana birababaza. Kutagira ikibondo birababaza. Ngiye kuzamura ijwi nsenga. Kansabira Rafiki hano hafi. Zamura ijwi asenge. Abantu tubasengeye tubarambitseho ibiganza. Zamura kwizera kwawe tugera imbere y'Imana. Zamura kwizera ko Imana ari itanga abana. Kwizera kwawe niko kwatuma utwita. Kwizera kwawe niko kwatuma ubyara. Zamura kwizera we kuzamuye kugera imbere y'Imana.